Ego twongeye kubasuhuza abakunzi ba Okure TV, ni umunyamakuru wanyu mumenyere mu byegeranyo cyane. Uyu munsi turagaruka cyane ku karengane gakomeje gukorerwa abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hakurya yacyo. Bamwe uti ninde uyoboye izihe sendikane FPR, uko biragaragara ari akarengane, ari imibereho mibi y'abaturage, kunyaga utwabo, kubabazwa, abavuzi ibitagenda uti ni abapfobya jenoside. Ibyo byose ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara hirya no hino, gushimutwa, kugirirwa nabi mu ngeri zose kubera akarengane gakomeye cyane. Iyi televiziyo yanyu rero kubagarukira cyane ku bigenda bivugwa binakorwa hirya no hino mu gihugu, ku karengane cyane kagenda gakorerwa abana b'abanyarwanda muri rusange. Turagaruka cyane ku mavidewo mugenda mwiboneramo akarengane kagenda kabaho. Bazi ko kizigenza umwami wa byose ari Kagame, ati Kagame niwe ukimura ibintu. Ese igihugu cyakindi kibwami cyagenda gutya. So turagaruka kuri ibi bino byegeranyo, tugaruke mu kureba amavidewo. Uyu munsi turibanda cyane ku karengane. Ni videwo y'umunota mike ariko igaragaza akarengane hirya no hino mu gihugu. Wabivuga ati uvuze ibitari byo, wabivuga ngo utinze ipfusi, bagahaguruka bagashikama bakakurwanya cyane. Bamwe uti bakora jenoside, abatayikoze ati barayipfobya, abatayipfobya ati bavuka ku baki bakatangira kubaremera ibiseko. Mureke mu magambo make tubanze dukurikirane murebe. Twabibutsa ko kwifatanya natwe mu biganiro ni nimero ni hasi, mukareba nimero mukaduhamagara, tukagerageza kubavugira. Abafite ibibazo n'abafite icyo bashaka kutugezaho, cyangwa se abumva ko bagira ikiganiro kirambuye cyane na Okure TV, karibu rwose mwaba nimero tukabahamagara. Kumbwira ko muba mufite amayinite twe mwatubwira tukabahamagara nta kibazo, maze tugakomeza kuzamura ijwi ry'umunyarwanda aho akagera hose. Wenda ibi byose iyi leta izabyumva, igira aho ngaho nayo yubike ya nkota yabo. Mureke rero tukurikirane muri make turebe uko muri make izi videwo zivuga. Akarengane cyane kagaragara muri rubanda rugufi tudafite ikivugira. Gifite mu nshingano zacyo kunoza imivugire n'imyandikire y'Ikinyarwanda. Ni FPR. Kihe kigo gifite mu nshingano zacyo kunoza imivugire n'imyandikire y'Ikinyarwanda? Ni FPR. Uyu mwana Marite niwe wahawe ubutwara ahangaha. Urumva isana nyina amwandikisha ku nzu iri hariya ku kagari. Baramwirukana, nabwo bamusohoye nko kuriya nk'uko basohoye biriya bintu. Baraje kubera kumugura ibintu babita hanze, baramugura kandi amaze kubaka iyo nzu yarayigize neza. Njyewe icyo nifuza ni uko nifuza yuko mwamurenganura nawe agahabwa aya mazu ya nyina na se. Ndashaka ko mumurenganira agahabwa amazu ya se na nyina. Niwe mukuru bagiye bamugura. Yaraburanye ntabwo atageze, arafite impapuro, arafite iki. No kwa Kagame yagezeyo uraba kombiye kuki ibinyendera ari byo byatwara ibi byose. Kandi mukuru we yabaye intera hamwe ahangaha yari yambaye toni. Bahamagare Masengo, baramushinjije hariya muri Gacaca nari impari, acika Gacaca none ari muri Ngora. Kuki mwashyigikira abantu b'intera hamwe? Uyo ntacyo yakoze. Ni ukubera iki? Nibamuhe inzu. Biragerayo nanjye nzajya kumuburanira. Ni rwose kwa Kagame
none se simpazi muri perezidansi hariya simpazi se nzajyayo kabisa nazisinyeho nyine nari umugabo dutangajwe no kubona bamwambitse amapingu ikibyihishe inyuma ibi bintu bishobora kuba birimo na ruswa kuko umuntu yaraburanye aratsinda baramugura buri gihe none baje bamwambika amapingu aho bitashoboye kugaragara ko harimo na ruswa ni hehe yihishemo ruswa kuko nta kuntu umuntu abutswe uburenganzira iwabo yarahavukiye yarahawe n'ubwo burage akanashyingura papa we n'impapuro z'inkurarwobo barazifite n'uburage arabufite hari umukecuru ngo yaramanutse yarabizi byose zisinyeho n'abaturage bo mu Kiyovu bose urebye harimo ruswa harimo akarengane ka ruswa ni wowe utazansiga fata ukuboko tujyane ukomeze unyereke inzira izuba rirarenze kandi inzira ni ndende fata ukuboko tujyane ukomeze unyereke inzira izuba rirarenze kandi inzira ni ndende nubwo iyi si isigasiye amateka yacu ngwino tujyane ariko izadusimbusa idusingirize isumba byose ngwino